Hey, my name is Eve. Tujye kureba ChatGPT na AI bitandukaniye he. AI na ChatGPT. Ubundi AI ni artificial intelligence. Iyo bivuze artificial intelligence ni ubwenge buhangano cyangwa se ubwenge bukorana. Noneho twavuga ChatGPT ni tool ya AI. Ni nk'igikoresho kirimo AI cyangwa se gikozwe muri AI. ChatGPT itandukanye na AI. Ati gute ChatGPT ubundi ni yabaho hatariho AI, ariko AI yabaho hatariho ChatGPT ahanini yakozwe kugira ngo ijye idufasha ibintu bigera muri 3 cyangwa se 4. Ikintu cya mbere ChatGPT izajya idufasha gusacinga, ikintu cya kabiri izajya idufasha guhuza ibyo yasacinze, ikintu cya gatatu izajya idufasha kutwibutsa ibintu twaproduce kuri internet, ikintu cya kane izajya idufasha kuduha ibyo yasacinze kugira ngo tuze kubihuza n'amakuru twayihaye, ubundi tubone igisubizo twari twayisabye. AI rero ni ubwenge bukorano, bushobora kujya kuri device, bushobora kujya kuri application cyangwa se software, naho ngaho ubwenge bukorano dushobora kubusanga. Ubwenge bukorano rero kugira ngo bube nuko haba hifashishwa ikintu birita software cyangwa se amakode. Nizere yuko umenye itandukaniro rya AI na ChatGPT. Follow me kugira ngo tujye tubana cyangwa se ukande subscribe kugira ngo njye nkugezaho ibintu nk'ibi ngibi uba ukeneye kumenya igihe cyose. Ciao ciao. Boom.